muri iki gitondo nari ndyamye hanyuma njya mwiyerekwa mbona umwijima mwinshi cyane kuko iki gihugu gishaka gifite ubugambanyi bukomeye bwo kumara abantu yitwaje intambara, ariko Uwiteka arambwira ngo niyo yonyine ije kubereka yuko ari ikomeye. Mbare umwambaro wa cyami, ufate amagare n'amafarashi y'ibwami, uyagendeho kuko igihe kirageze kandi kirasohoye. Twongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba bakundwa n'umwami wacu Yesu Kristo, tubifuriza kandi amahoro y'Imana. Muraho neza, turabayambiriye mwese aho muri mu ntara zitandukanye hano mu Rwanda, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, mu burengero bwaryo, umujyi wa Kigali, intara y'abadiyasipora mwese. Turabasuhuje cyane kandi dusuhuje inshuti zacu Barundi muri mu gihugu cy'u Burundi, abari hanze y'igihugu, muri mu bihugu bitandukanye, namwe mwese turabasuhuje mwese ababasha kumva uru rurimi muri mu bihugu bitandukanye byo mu isi hose. Turabizi ko twambuka umupaka tukagera n'aho ngaho muri mu mpande enye zose z'isi. Yesu yaraduhuje ku bw'amaraso ye, twabaye umwe, ni iby'igiciro cyinshi. Ni ukuri ahantu uri ujye wumva kuri uw'agaciro. Yesu Imana ijya kurema umuntu yaravuze ngo tureme umuntu usa natwe. Biravuga ngo umugore n'umugabo cyangwa se umugabo n'umugore bose baremwe mu ishusho yayo, niko yabaremye. Rero ujye ureba mugenzi wawe umubwire ngo urasa n'Imana. Umbabariye ubaye ufite uwo muri kumwe, mubwire ngo urasa n'Imana. Nanjye reka mbabwire ngo murasa n'Imana, muri beza, turabakunda. Data wo mu ijuru rero akomeze abampera umugisha. Ndagushimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, kandi ingira ngo nawe utarayikora ukore subscribe, ujye wakira message zose zitambukira kuri iyi channel, dutambutsaho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mana y'amahoro ikumpera umugisha, wowe ugiye gukora subscribe, ugakora like kandi ugakora share, ugasangiza benshi ibiganiro binyura kuri iyi YouTube channel. Data wo mu ijuru akumpere umugisha mwinshi utagabanije. Cya gihe ugeze mu bibazo ajya kwibukira ko wasangije ibi biganiro, ugafasha umurimo w'Imana kwaguka, usangiza buno butumwa bwiza. Buryo budufashije mu gutambutsa iri vugabutumwa. Twongeye kugirirwa umugisha kandi twongeye kwakira umukozi w'Imana n'umwana w'Imana yitwa François. Reka tumwakire atwibwira. François, uraho neza? Muraho neza inshuti bakunzi bacu. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha kandi nibishimire. Reka mbanze nshima Imana ko ikibazigamye, nanjye ikaba inzigamye, ikaba ishimye ko uyu munsi twongera guhura. Numve ko nyishimye, nyizamura icyubahiro. Icyubahiro ni icyayo, iragikwiriye. Amen. Arakoze cyane. Ni ukuri tuzi neza ko ntago yaza kuri izi kamera adafite ibanga Data amuhishuriye, aje kubwira abana b'Imana. Rero ntago turi bumubaze ibibazo byinshi tugira ngo tutaza kurogoya umugambi w'Imana. Reka tumuhe umwanya asenge, hanyuma atugezeho message Data ayamuhaye.
Murakoze, turagushimye Mana yacu, tugushimiye kuri umunyembabazi, tugushimiye kuri urukundo ruzima, kandi tugushimiye ko ubera hose icyarimwe, kandi tugushimiye ko unaharebera hose icyarimwe. Tugushimiye ko uyu munsi utwemereye ko tugaruka imbere yawe, ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe. Rero tuje tuzanye impamba uduhaye ngo dushyikirize aho tugomba kuyishyikiriza, natwe turayizanye rero, niba yakire mu izina ryawe. Hanyuma tukiri imbere yawe, turanakwinginze ngo twemerere ubutumwa cyangwa se impamvu uduhaye, uyumva wese ayakire nk'iye, kandi abashe no kwiha mugenzi we, kugira ngo hatagira ugusari muri twebwe twese. Kandi nyaguhora ku ngoma, Umwuka Wera nabane natwe, adushyigikire, atuyobore muri uru rugendo, kandi adukomeze kuri buri kimwe cyose, kuko harimo ibitsitaza byinshi, ariko kandi ibyo byose Umwuka Wera nabiduhemo, nabiturinde, kandi twongeye gusaba Umwuka Wera ngo aduhe kukwishingikirizaho we wenyine, kuko nta wundi dukwiye kwishingikirizaho, nta wundi dukwiye kwikomezaho, nta wundi dukwiye guhanga amaso uretse wowe wenyine. Abantu baduhinduka, ariko we ntujye uduhinduka. Inshuti zaduhinduka, ariko we ntujye uduhinduka. Abavandimwe baduhinduka, ariko we ntujye uduhinduka. Ababyeyi baduhinduka, ariko we ntujye uduhinduka. Abana twabyaye baduhinduka, ariko we ntujye uduhinduka. Hanyuma yaduhe kukwikomezaho no kukwishingikirizaho, kuri umurengezi mwiza n'umutabazi wacu. Hanyuma uyu mwanya wose aba ari ugiye kwivugira ntabari twebwe, kandi uduhe gutambutsa mesaje yawe ko wayiduhaye, kugira ngo abayumva bose bumve ko ari wowe uvuze. Kandi mwami mwiza, ibiduhiga ubihiga, n'ibiturwanya ubirwanye, n'ibiturogoya byose bikorwa mu izina rya Yesu, amen. Murakoze kutwakira ahangaha ku ishimwe ry'Imana. Murakoze cyane, Imana yo mu ijuru nibaho umugisha, kandi nikomeze ibishimire. Reka rero banze mbwire mwebwe mwese aho muherereye mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, ngo nimunyemerere muntize amatwi, hanyuma mwumve iby'Imana ivugana namwe. Hanyuma mwebwe mwese mudukikije mu bihugu duturanye, mubasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda, cyangwa se mukumva ururimi rw'Ikirundi, mwumve icyo Imana ivuganye namwe aka kanya. Ubu butumwa rero nzanye ni ubutumwa bwihutirwa, kandi ni ubutumwa bw'impuruza. Ndacecetse kuko mvuze ngo ni ubutumwa bw'impuruza. Impamvu mba ncecetse, mbagira ngo ubanze wumve neza, unatekereze neza, wumve impamvu tuvuze ngo ni impuruza. Ukimara kumva ubutumwa, usabwe guhita ubusangiza inshuti zawe, abavandimwe bawe, abantu bose ufite kuri telefoni bakeneye bumva izi ndimi mvuze, bakeneye kumva ubu butumwa kuko burabareba. Aho uri hano mu Rwanda burakureba, uri muri Uganda cyangwa muri Kenya no muri Tanzania no muri Congo n'i Burundi burakureba. Aho uri hose ku mugabane w'Uburayi wumva ubutumwa burakureba. Aho uri hose ku mugabane w'Amerika wumva ururimi burakureba. Nawe uri muri Aziya burakureba. Aho waba uri hose burakureba. Ubutege amatwi rero kandi ubwumve. Ukimara kubwumva, ubusangize bagenzi bawe, kandi nabo basabe kubusangiza abandi. Reka rero tubanze tugushimire wowe wamaze gukanda subscribe, ushyigikira ishimwe ry'Imana. Ni ukuri Imana yo mu ijuru nijye iguha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru nijye kwishimira. Reka rero dutangire n'ubutumwa bwacu. Ubutumwa mvuze ko bureba abantu bumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyangwa se bumva ururimi rw'Ikirundi. Abo bantu bombi barumva, buri muntu ibyo avuze n'undi arabyumva. Rero niho mvuze ngo aho waba uri mu bihugu byose, wumve icyo Imana ivuze,
kandi ushyire mu bikorwa icyo Imana ivuze. Reka dutangire dusoma amagambo y'Imana tugiye gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turifashisha umusomyi aze kudusomera mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ubu ngubu ni ubuhanuzi buje kandi buje mu gihe cyabo. Wadusomera mu izina rya Yesu Yesaya 40:25 kugeza 31. Arakoze cyane, Imana imuhereze umugisha. Reka dusome Yesaya igice cyaho cya 40, hanyuma duhere ku murongo wa 25 tugeze 31. Yego, Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Nuko rero mwangereranya nande twahwana? Ngo nuko rero mwangereranya nande twahwana? Niko uwera abaza. Niko uwera Imana abaza, ngo nuko mwangereranya nande twahwana? Nimwubure amaso yanyu murebe hejuru. Hanyuma niba mubona ntawe mwangereranya nawe, nimwubure amaso murebe hejuru. Ninde waremye biriya? Ninde muntu waremye biriya? Ese ninde wabasha kubirema? Agashora ingabo zabyo mu mitwe. Hanyuma yamara kubirema agashora ingabo zabyo mu mitwe, ninde? Zose akazihamagara mu mazina. Hanyuma izo ngabo zose akazihamagara mu mazina. Kuko afite imbaraga nyinshi, akagira amaboko n'ububasha. Kuko agira imbaraga nyinshi mu maboko ndetse akagira n'ububasha. Nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Yewe Yakobo, Isiraheli, ni iki gituma wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye? Yewe Yakobo, Isiraheli we, ni iki gituma wiganyira ukavuga ngo Uwiteka ntareba inzira zanjye? Kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza. Kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza. Mbese ntiwari wabimenya? Mbese ntago wari wabimenya? Ese nturabyumva? Ese nturanabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa. Imana ihoraho umuremyi w'isi ntabwo igirambirwa n'umunsi n'umwe. Ntiruha. Oya, nta nubwo igiruha na rimwe. Ubwenge bwayo ntiburondoreka. Ubwenge bwayo ntabwo burondoreka na gato. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije imwongerera imbaraga. Niyo iha intege abarambiwe, kandi n'umuntu wese utibashije, Imana yo mu ijuru imwongerera imbaraga. Abasore n'imigenda bazacogora baruhe. Abasore b'imigenda bazacogora baruhe. N'abasore bazagwa rwose. N'abasore bazagwa rwose. Ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya. Ariko umuntu wese utegereza Uwiteka azasubizwamo imbaraga nshya. Bazatumbagira mu kirere bagurukishe amababa nk'ibisiga. Bazatumbagira mu kirere hanyuma bagurukisha amababa nk'ibisiga. Baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Twakire neza ijambo ry'Imana. Baziruka bo kunanirwa kandi bazatumbagira bo gucogora. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen. Bakunzi b'ishimwe ry'Imana kandi mwebwe mwese muduteze amatwi, ubu butumwa ni ubwanyu, kandi ubutumwa buzuye igihe kiri ngombwa, buje mu mwanya uriho, kuko Imana iduha ibintu byose bijyanye n'igihe turimo. Rero njya guhabwa aya magambo cyangwa se njya guhabwa ubutumwa
mbuhawe muri iki gitondo mu rukerera nibwo mbonye ubutumwa kandi bise mpita ntegeka guhita mbutambutsa aka kanya. Rero untege amatwi aho uri kandi unyumve, wowe munyarwanda, untege amatwi, untize amatwi kandi wumve uko ubutumwa burihutirwa cyane. Ubutumwa burihutirwa cyane, burihutirwa cyane. Uraza kuvuga uti kuki noneho ari kuvuga nta murara afite? Uraza kubivuga. Hari impamvu buriya tuba dutangiye gutya, biba buri ngombwa, niyo mudu tuba turimo, hari ibiba bitubabaje, tuba tugomba kunihira Imana kugira ngo Imana yumve gusenga, yumve igire ibyo ihindura. Twumvise amagambo akomeye atangira Uwiteka, tuvuga ngo Uwiteka ngo ntakitwumva. Oya, ndagira ngo utangarize wowe umaze igihe uvuga yuko Uwiteka atakikumva. Uwiteka arakumva. Ni gake mukunze kumbona nambaye kukuntu, ndabizi ni gake mukunze kumbona nambaye kukuntu. Noneho niyambariye umukara, murabibona ko niyambariye umukara, ariko ubwo ni uko Uwiteka aba yabishimye, ariko uzirikane impamvu nambaye uyu mukara. Reka rero ninjire mu butumwa nyirizina, mbwinjiremo, ariko wumve cyane kandi utege amatwi, hanyuma numara kumva unasobanukirwe. Ubutumwa mbuzanye mbabwira ko mbuzaniye abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda, cyane cyane ndavuga abanyarwanda mwebwe mwese aho muri, ariko abari mu gihugu imbere, abari mu gihugu imbere, mwumve neza, mwumve mubukurikire. Hanyuma nanone ubutumwa bureba abakongomani bose, ibice byose turabigeraho, tubivugeho, kandi burareba n'abarundi. Muntege amatwi rero munyumve. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha ko mudutije amatwi. Muri iki gitondo nari ndyamye, hanyuma njya mu iyerekwa, mbona umwijima mwinshi cyane ubundikiye aka gace dutuyemo, mbona umwijima ubundikiye agace gatuwemo, mbona abantu bose barakangaranye, mbona abantu bose bagize ubwoba kubera uwo mwijima. Hanyuma mbaza Imana, ndayibaza nti Imana, uyu mwijima uvuze iki? Uyu mwijima ko mbona abantu bakangaranye, habaye iki? Imana irambwira ngo mu mwijima nta cyiza kibamo, mu mwijima abantu baratsitara, mu mwijima abantu baragwa, mu mwijima abantu bararira, mu mwijima abantu barapfa. Ndabaza ngo none se Mana, uyu mwijima uvuze yuko ibi byose umbwiye bigiye kubaho kandi bije? Irambwira ati ibi ngibi biraje kandi birabaye, ariko nimungarukire nanjye ndabagarukira. Niyo mpamvu dusomye ariya magambo, kuko ariya magambo niyo nahawe. Imana yongera kunyibutsa ngo mbwire abantu ngo nubwo ari mu mwijima, Imana ntago ijya yibagirwa, Imana ntago ijya kure yacu, Imana ntago ijya itwirengagiza, ahubwo ihora idutegeye ugutwi, ihora itwumva uko bwije n'uko bukeye. Hanyuma uyu mwijima rero wari uturutse ku kintu cyitwa akagambane gakozwe n'abanzi b'amahoro, gakozwe n'abanzi b'ibyiza, bari bagambaniye igihugu, bagambaniye igihugu cyacu. Ariko Imana irambwira ngo nimbwire abanyarwanda ngo nimuhumure, Imana yibereye mu kazi. Imana yibereye mu kazi, Imana irakora buri kimwe cyose gishoboka, kuko ijambo rirambwira ngo Imana igitanga ingabo nyinshi ku bwacu kugira ngo tubeho. Imana igitanga ingabo nyinshi ku bw'abakiranutsi kugira ngo babeho. Nanjye irambwira ngo nimbabwire ngo yibereye mu kazi. Hanyuma rero akagambane kari kabaye gakozwe n'abantu bimva ko ngo bafite ababakomeye babashyigikiye, ariko nta wundi ukomeye uretse Imana yacu. Niyo mpamvu yongeye kutwibutsa yuko ariyo ikomeye, ariyo ifite imbaraga. Agamba rero kari gakozwe mu bihugu
bikakozwe n'ibihugu duturanye, kandi ibyo bihugu harimo igihugu cy'u Burundi, ngo hari abarundi bari mu Rwanda ngo bashaka kubatera, ariko nibahumure, siko bimeze, kuko Imana yabwiye ngo Imana yibereye mu kazi gari gakozwe n'igihugu cyitwa Tanzania. Nkunze muri iyi minsi kukivugaho cyane kuko niko bimeze. Iminsi nigeze mbabwira yuko abanyarwanda bari muri Tanzania bagiye gutaha, niko bimeze, ariko kari gakozwe n'ikindi gihugu cyitwa South Africa. Murabizi neza ko ibibazo bimaze iminsi bihari byinshi cyane bikomeye. Hanyuma ejo bundi ndabigarukaho gato, mwabonye amafoto aca ku mbuga nkoranyambaga ngo ingabo za SADC ziratashye, ariko ziragarutse mu buryo bw'ibanga, zigarutse mu buryo butunguranye, kandi zigarutse zitakitwa iryo zina. Zigarutse zitakitwa iryo zina, zigarutse zitwa izi ngabo zije gutanga umusada, cyangwa se zize gutanga ubufasha, kuko iki gihugu gishaka gifite ubugambanyi bukomeye bwo kumara abantu, gihereye mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, ngo abo bantu kikabamara, abantu bavuga igihugu ururimi rw'ikinyarwanda. Hanyuma hari n'ibindi bihugu bikomeye byihishe inyuma y'uyu mugambi, nabyo ndaza kubivuga. Hanyuma aba bantu baje batanyuze ku kibuga cy'indege cya Kongo, ahubwo banyuze mu gihugu duturanye cya Tanzania, baca i Burundi, hanyuma bagaba amashami aya abiri ngiye kuvuga. Ishami rimwe ryinjiye muri Kongo, irindi risigaye i Burundi. Ryinjiriye mu gihugu, ryinjiye rinyuze muri pariki ya Nyungwe, niho rinyuze, aho u Rwanda ruhanira imbibi n'igihugu cy'u Burundi. Aho ngaho niho binjiriye, niho iryo shami ryinjiriye. Irindi rinyuze muri Kongo, ariko umugambi wabo nta wundi ni uwo kumena amaraso. Ariko Imana yo mu ijuru yongera kuvugana nanjye, irambwira ngo mbwire abanyarwanda ngo nimuhumure, mbabwire ngo Imana yonyine niyo iri mu kazi, niyo yonyine yibereye ku rugamba. Kandi ngo nimbibutse ngo mbabwire ngo Uwiteka atabaye maso, ngo abarinzi bose ngo babaruhira ubusa. Rero nimuhumure, kuko Uwiteka niyo wibereye mu kazi. Hanyuma rero nayo mbabwira ngo ndaza kubabwira ibindi bihugu biri mu uyu mugambi bikomeye, ariko kandi ibi bihugu ntago ari abakunzi b'amahoro, ntabwo ari abakunzi b'ibyiza, ahubwo ni abakunzi b'intambara, kugira ngo babone uko basahurira mw'izo ntambara, babone uko ngo bagaragaza gukomera kwabo. Rero iki gihugu ndaza kukivugaho. Harimo igihugu cyitwa Uburusiya, bunyuze mw'ubwakagambane nabwo bujemo, ariko kandi ntabwo buri kugaragara neza, kuko buri kugenda bwihishahisha, ariko kandi nta kindi bakurikiye, ni ugusahura imitungo, y'abenegihugu b'Abanyafurika. Ariko kandi hari n'ikindi gihugu cyo musanzwe mubizi cyitwa Ububiligi, nabwo biri muri uyu mugambi. Ariko kandi nongere ndakomoza ku gihugu cyitwa ndaza ku iki gihugu nacyo ndakivugaho, cyitwa Pakistan. Nayo iri muri uyu mugambi mu buryo budasobanutse, nayo igenda yiyoberanya yihishahisha, kuko badashaka ko bavugwa cyane, uko badashaka kugaragara, ariko nta yindi nyungu bafitemo, erata ni ukumena amaraso no gusahura imitungo. Ibi bihugu birajwe inshinga no gusahura imitungo y'ibihugu duturanye byitwaje intambara, ariko Uwiteka arambwira ngo niyo yonyine ije kubereka yuko ari ikomeye, niyo ije kwereka ko ari ikomeye. Hanyuma mwumvise ibintu nanone bikomeye birimo bivugwa
yuko Amerika nayo yamaze gukura abadiplomate bayo mu gihugu cy'abaturanyi, hanyuma ibi nabyo ni umugambi wabo nawe barimo, gusa Imana yo mu ijuru irambwira ngo nimuhumure, yibereye mu kazi. Rero ariko irambwira ngo nubwo iri mu kazi, musenge cyane, musengere ukwezi kwa gatanu, mugusengere cyane. Irambwira ngo uhereye ku wa mbere no ku wa kabiri mufate iminsi musenge. Niyo mpamvu ubutumwa butambutse bwihuse, mufate amasengesho musenge mwiriza ubusa, aho umunyarwanda uri ukunda igihugu, aho umunyarwanda uri, waba uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda, musengere igihugu, mugisengere. Ariko kandi ndongera kugaruka ku bayobozi b'igihugu cyacu, mbabwire ngo muhumure, Imana yonyine niyo iri mu kazi. Ariko kandi mbabwire ngo, yambwiye ngo nimbabwire ngo ubugambanyi buri hagati muri mwebwe, ubugambanyi niho buri. Irambwira ngo nimbwire umukuru wacu w'igihugu ngo yongere yitegereze ku bwenge Imana yamuhaye, arebe neza, kubera yuko ngo hari abantu bicaye iruhande rwe, hari abantu bicaye iburyo bwe n'ibumoso bwe bamushyigikiye, ariko kandi barimo bafite n'andi makuru bagenda batanga, kubera inda nini zabananiye, kubera bashaka guhirika ubutegetsi, bashaka bumva bashaka ko ngo hawe impinduka mu gihugu. Ariko Imana irambwira ngo nimubwire ngo humura, Imana iracyari kumwe nawe, iracyari mu ruhande rwawe. Ndongera kumubwira ngo niyongere abwire akore mu nzego zo hasi, ababwire bongere basubize amaso inyuma, muhere mu masibo harimo abantu bafite amakuru y'ibyenda kuba, amakuru batanga amakuru isaha ku isaha, batanga amakuru ngo ingabo zinyuze ahangaha, batanga amakuru ngo abashinzwe umutekano banyuze ahangaha, batanga amakuru ngo amarondo ari ahangaha. Abo bantu rero Uwiteka arambwira ngo ninkubwire ngo uko ujya ubigenza, uko ujya unyuranya abayobozi, wongera ukore impinduka kandi ubikore ukurikije ubwenge Imana yaguhaye. Kuko abangaba nibo barimo abagambanyi, nibo barimo bagenda bavuga uko inzego zubatse, ndetse ni nabo bagenda bavuga ngo hari ibitagenda neza. Ibyo bitagenda neza ntibari kubivuga ngo babisobanurire igihugu uburyo babishyira ku murongo, ahubwo bajya kubivuga hanze, bajya kubivuga mu bagambanyi b'igihugu. Hanyuma Imana irambwira ngo nimbwire umugabo witwa Kayumba, ngo nimubwire ngo aho uri hose ngo Uwiteka Imana yo mu ijuru ngo umugambi ufite ngo ntago awushyigikiye, ngo ntago Uwiteka awushyigikiye, umugambi wo kurimbura no kumena amaraso ngo Uwiteka ntago awushyigikiye, ndetse ngo n'abambari bawe ngo Imana ntago iri kumwe nabo. Hanyuma Imana irambwira ngo nimbwire abantu bose bumvise ibi mvuga, bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ngo nimwongere musubire musenge ku wa mbere no ku wa kabiri, mwiyirize ubusa, mutakambire igihugu cyacu. Hanyuma Imana irambwira ngo nimbabwire ngo nimuhumure, kandi nubwo ari mu gicuku, ngo Imana ibahaye ikote ryo kwifubika. Banyarwanda, Imana ibahaye ikote ryo kwifubika, nimwifubike. Ibahaye ikote ryo kwifubika, nimwifubike mwebwe mwese muri mu gihugu. Hanyuma Imana irambwira ngo kandi ibereye maso inkiko z'igihugu, abarinzi bari bagose ingobyi ya Edeni, ngo ni nako bagose iki gihugu cyacu, ngo barakigose rwose n'inkota yaka umuriro, ihora yikaraga iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Ngo iyo nkota ihora ityaye, ihazenguruka, yikaraga, ikumira, ndetse irinda igihugu. Rero Imana yo mu ijuru irambwira ngo nibabwire ngo nimuhumure kandi mube maso, ibyo byose mureba ntibatere ubwoba, ngo niyo mpamvu ibitanze amakuru hakiri kare. Hanyuma Imana irambwira ngo ninkubwire
wowe Dawidi, wowe Dawidi, nawe Yonatani, mvuzemo ya Dawidi mvugamo na Yonatani. Yonatani uyu nguyu niyo wabwiraga Dawidi, akamwereka ibi, akamubwira ibigiye kuba, akaba hafi ye, akamuhanurira, akamutanga ubujyanama kuri we. Hanyuma irambwira ngo Yonatani we, ngo haguruka usange Dawidi, umugire inama, umwereke inzira agomba kunyuramo kugira ngo agere ku isezerano Imana yamusezeranyije. Kandi Dawidi, uyu Dawidi mbwira ni Dawidi w'igihugu cy'i Burundi. Imana irambwira ngo iraguhagurukije, ngo haguruka, wambare imyambaro ya cyami, wambare umwambaro wa cyami, ufate amagare n'amafarashi y'ibwami, uyagendeho kuko igihe kirageze kandi kirasohoye. Ngo uyu mwaka utarashira, ibimenyetso uraba warangije kubibona, kandi ngo uyu mugore agiye kubyara ngo abanza ibise, niko yambwiye ngo mbwire abarundi mwese, ngo ibise by'umugore igihe cyo kubyara kirageze, kugira ngo umugore abyare, ibise biraje. Hanyuma we wumva ibise ntibigutera ubwoba, we wumva ibise ntibigukura umutima, we wumva ibise ntuhangayike kuko igihe kirageze kandi kirasohoye. Hanyuma irambwira ngo nubwo uvuga ngo Uwiteka ntakikumva, ngo humura arakumva. Ngo nubwo uvuga ngo Uwiteka ntakikureba, humura ngo Uwiteka arakureba. Ngo nubwo uvuga ngo Uwiteka ntakigushyigikiye, ngo humura aragushyigikiye kandi ari kumwe nawe. Hanyuma arambwira ngo ninkubwire ngo koranya abapasiteri cyangwa se abantu bahanuzi b'Imana yitoranirije, bavuga ururimi rw'ikirundi, wabuzi bose, muri kumwe hano mu Rwanda, hari abari mu Rwanda, abo muri hose mu bihugu bitandukanye, mwese muhure ku buryo murahuza umugambi, mugafata umunsi wo gusenga. Murasenga amasengesho y'iminsi 3. Aya masengesho muragiye kuyasenga mu buryo buteye gutya. Ngo abapasiteri bari mu bihugu bitandukanye, bari no ku migabane itandukanye. Ndakeka ko mwebwe mwese niyo mpamvu navuze ngo wumva ubutumwa awuhe mugenzi we. Murabusenga ku buryo buteye gutya. Abari mu bihugu bya Afurika, muraza kuntega amatwi, murasenga muhereye ku wa 2, musenge no ku wa 3. Hanyuma abari ku mugabane w'Uburayi ndetse no ku mugabane wa Amerika, murasenga muhereye ku wa 4 no ku wa 5. Hanyuma nuko ayo masengesho agiye gukorwa. Hanyuma intego nta yindi niyi ngiyi, niyo kubereka nuko Yonatani ahaguruka agasanga Dawidi, bakajya inama, bakanoza umugambi wo gukora umurimo w'Imana. Yonatani abereyeho kugira kunoza inzira cyangwa se gutambutsa ubuhanuzi bwose kuri Dawidi, akamwereka uko agomba kuyobora igihugu, akamwereka kuyobora uko agomba kwitwara ku buyobozi bwiwe ndetse no mu rugendo bagiye kugenda. Murabyibuka neza, Dawidi amaze gusukwaho amavuta na Samweli, ntabwo yahise agera ku butegetsi uwo munsi. Ariko nanjye ndenda kwibutsa yuko wowe Dawidi wamaze gusukwaho amavuta y'uburyo bw'umwuka yakugezeho, amavuta yo kwima ubwami wamaze kuyasukwaho, ahubwo uri mu rugendo rwo kugira ngo ugere ku butegetsi, uri mu rugendo kugira ngo ugere ibwami. Hanyuma nubwo wasutswe amavuta, wibuke ko wasutswe amavuta Sawuli akiri mu nzira. Sawuli aracyari mu nzira, ariko Sawuli ari kuyobora mu gihe yaciwe, ari mu gihe yaciwe, ari mu gihe Uwiteka atakimwumva. Hanyuma rero igihe cyo gupfa cya Sawuli kirageze, isaha yo gupfa kwa Sawuli irageze.
tangira urugendo ariko kandi ngo wirinde utazakora amakosa ukamena amaraso ya Dawudi ngo Uwiteka wenyine, utazakora ikosa ukamena amaraso ya Sawuli ukamuramburaho ukuboko kwawe. Oya, kirazira ngo ntuzamuramburaho ukuboko kwawe, ahubwo Uwiteka niwe uzamugabiza ukuboko kwe. Amen. Imana yo mu ijuru nibane nawe kandi gushyikire muri urugendo. Haguruka rero, mwumvise amasengesho ko mugiye kuyasenga kugira ngo Yonatani na Dawudi babashe kongera bahure kandi banoze umugambi. Hanyuma Imana irambwira ngo nimbabwire ngo wowe Dawidi, kubera yuko Uwiteka gushyigikiye kandi Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ngo Yonatani nawe araje. Yonatani araje kubera aya masengesho mugiye gukora ku buryo bumeze gutya. Hanyuma niyo mvuze abari muri Afurika, navuzemo n'abari mu gihugu imbere cy'u Burundi, namwe mugomba gusengana n'aba ngaba. Mugomba gusengana n'aba ngaba ku munsi navuze. Imana yo mu ijuru nibaha umugisha kandi nikomeze ibishimire. Hanyuma ubundi butumwa mfite, ndimo ngana ku musozo, nubwo Abanyamurenge. Hanyuma Imana irambwira ngo nimbabwire ngo nimuhumure, ngo nubwo intambara ibaye ndende, nubwo induru zibaye nyinshi, ariko irambwiye ngo nimuhumure, ngo niyo yonyine ije kubatabara no kubarengera, kubera yuko mutigeze mwishingikiriza abakomeye, kubera yuko mutigeze mwiringira abakomeye, ahubwo mwiringiye Imana yo mu ijuru. Ngo niyo mpamvu ije gukoza isoni abakomeye, niyo mpamvu ije gukoza isoni abakomeye, yerekane ko ariyo ikomeye. Irambwira rero ngo umugambi wanyu mufite ngo nimukomeze, kuko ushyigikiwe n'Uwiteka. Uwiteka niwe awushyigikiye, Uwiteka niwe ubarangaje imbere, Uwiteka niwe uri kubavugira no gukomanga mwebwe mutabasha gukomanga, Uwiteka niwe uje kubagezaho mwebwe mutabasha kwigerera, kandi akabavugira kuri buri kimwe cyose. Hanyuma irambwira ngo nubwo bimeze gutya, nubwo bigoye gutya, yibereye mu kazi. Imana yo mu ijuru irambwira ngo irabashyigikiye kandi irabarwaniriye kandi bitayeho. Nimuhumure, ngo nubwo urugamba rugoye, nubwo urugamba rumeze gutyo, ngo ariko umwanzi ije kumukura mu birindiro byanyu, umwanzi ije kumukura ku butaka bwanyu, umwanzi ije kumukura mu rugo rwanyu, umwanzi ije kumukura mu nzu yanyu. Ngo nimuhumure, ije kubarengera, kandi ngo mwibuke yuko isaha y'Imana ikorera ku gihe, isaha y'Imana ikorera ku gihe. Kandi ngo nimuhumure, ngo ibahaye amahoro arambye, amahoro asesuye, amahoro buri wese azifuza. Rero nganye no ku musozo, reka mbere yo kugana ku musozo udusomere aya magambo dusanga nanone muri Yesaya 60:15. Yesaya 60:15, ariko ujye udusomera na titire y'amagambo twumve nayo ikivuga. Yesu nashimwe cyane. Yesaya 60:15. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Amen. Umutwe w'amagambo uravuze ngo umukiza w'abanyamahanga azaturuka i Siyoni. Hanyuma nagira ngo nkubwire wowe, nta handi umukiza wawe yaturuka uretse i Siyoni ku Mana yo mu ijuru. Irambwiye ngo nimbwire iri jambo tugiye gusoma, cyangwa se uyu mutwe w'amagambo yambwiye ngo nimbwire mwebwe mwese Barundi, mbwire namwe Bakongomani, ngo nta handi umukiza wanyu yaturuka uretse ku Mana yo mu ijuru. Nta handi umukiza wanyu ari uretse ku Mana yo mu ijuru. Hanyuma ngo nimumwiringire kandi mumwizere. Dusomere umurongo wa 17 twumve. 15. Ngo nubwo waretswe ukangwa,
ntihabe hari ukikunyuramo, ntihabe hari ukikunyuraho n'umwe. nzakurutisha ahandi nguhe ubwiza buhoraho n'ibyishimo by'ibihe byinshi. Nzakurutisha abandi nguhe ibyishimo bihoraho n'ibyiza byinshi. Kandi uzonka n'amashereka y'amahanga. Kandi uzonka n'amashereka y'amahanga. Uzonka amabere y'abami. Uzonka amabere y'abami. Nuko uzamenya yuko njyewe Uwiteka ndi umukiza wawe, umucunguzi wawe. Ngo nuko uzamenya ko njyewe Uwiteka ndi umukiza wawe, nkaba n'umucunguzi wawe. Umunyambaraga wa Yakobo. Hanyuma nkaba umunyambaraga wa Yakobo. Mu cyimbo cy'imiringa nzazana izahabu. Mu cyimbo cy'imiringa nzakwambika izahabu. No mu cyimbo cy'icyuma nzazana ifeza. No mu cyimbo cy'icyuma njyewe nzaguha ifeza. Mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa. Mu cyimbo cy'igiti nzazana imiringa. No mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. No mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma. Amahoro niyo azagutwarira. Amahoro yonyine niyo azagutwarira. Kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Kandi gukiranuka niko kuzagukoreshereza ikoro. Urugomo ntiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe. Hanyuma urugomo ntabwo ruzongera kumvikana wowe mu gihugu cy'i Burundi. Urugomo ntabwo ruzongera kumvikana muri Kongo, ntabwo ruzongera kuhumvikana. Ntihazaba gusenya no kurimbura aho ingabano zawe zigera hose. Ntabwo hazabaho gusenya no kurimbura aho ingabano zawe zigera hose. Ahubwo inkike zawe uzazita agakiza. Ahubwo inkike zawe uzazita agakiza. N'amarembo yawe uzayita ishimwe. N'amarembo yawe uzayita ishimwe. Umwanya izuba si ryo rizakumbera umucyo. Oya, ku manywa izuba ntabwo ari ryo rizakubera umucyo, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo. Kandi ukwezi siko kuzakubera umwezi. Kandi ukwezi ntabwo ariko kuzakubera umwezi nijoro, ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umwezi. Ahubwo Uwiteka niwe uzakubera umucyo uhoraho, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. Hanyuma ngo Uwiteka niwe azakubera umucyo, kandi Imana yawe niyo izakubera icyubahiro. Mwakire ijambo ry'Imana. Amen. Aya magambo ntacyo ndi buyavugeho, kuko aya magambo arareba abantu navuze, arareba Dawidi ugiye i Burundi, arareba Abarundi ndetse n'Abakongomani. Aya magambo ni ayanyu mwebwe mwese mwumvise aya magambo mvuze, ni mwebwe areba Dawudi nabo bari kumwe, arareba Abarundi. Uyu Dawudi w'i Burundi niwe arimo areba, kandi areba nawe Dawudi wo muri Kongo. Ndakireka mbivuge, hari Abanyamurenge ni mwebwe arimo areba, Abakongomani mwebwe mushaka amahoro ni mwebwe arimo areba. Uwiteka niko avuganye n'aba bantu mvuze uko ari babiri, nibo arebana nabo, nibo aya magambo areba nabo. Uya nta buhanuzi bwanyu, iyi niko mugomba kwitwara, niko mugomba kubaho muri iyi minsi. Ibi ni ibyo kurya, ni impamba yanyu yo muri urugendo muhawe. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha, kandi nikomeze bishimire, kandi nibashyikire kuri buri kimwe cyose. Njyewe ndashoje, ariko tuzasubira undi munsi. Arakoze cyane mwana w'Imana François. Imana y'amahoro imuhereze umugisha. Azanye ubutumwa bukomeye, nahoze nibaza impamvu adafite courage, ariko ni amagambo akomeye, ariko kandi n'ihumure ku Banyarwanda, ku Barundi, kuko data ari kumwe natwe kandi aradushyigikiye. N'ihumure ku Banyamurenge, kubona ko data ari kumwe namwe, naho muri gukorerwa ubugome bukabije, ariko umugome aratsinzwe, niko twabyumvishe. Data wo mu ijuru nahabwe icyubahiro. Turamushimiye. Reka tumusabe ku bantu bakeneye kuvugana nawe,
bagira ubufasha bamusaba ko basengana cyangwa hari ikindi wifuza kumubaza, aduhe nimero za telefone. Nsaba abantu bose umuntu uri watangiye ikiganiro jya unacyumva ukirangize. Rero wowe wifuza kubana natwe mu buryo bw'amasengesho, dufite gurupe dusengeramo yitwa Bari mu Rugendo Rugana mu Ijuru. Intego yacu dusengera Afurika yacu, dusengera isi yacu ngo ibone amahoro, ariko kandi dusengera umuntu wese uri mu rugendo rugana mu ijuru kugira ngo azarusohoze amahoro. Hanyuma tunagufasha ku giti cyawe, turaduhamagara ufite ibibazo ufite tukagusengera, waba urwaye turagusengera, ibibazo byose waba ufite turagufasha tukagusengera kandi Imana ikikorera imirimo. Icyo usaba wowe ni ukwizerwa, ni ukwizera nta kindi. Hanyuma nimero ya telefoni ni 078 8 24790 na 0788 786 iyi nomero ukiyibona cyangwa se ukiyumva wayihamagara, ikibazo ufite cyose tukagufasha. Hari ibyo ushaka kutubaza nabwo turakwitaba tukagusubiza, ukatubaza tukagusubiza ibibazo tubajije. Ariko kandi iyi nomero uyisanga no kuri screen yawe urimo ureba iki kiganiro. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha rero kandi nikomeze ibishimire. Reka dusenge tugana no ku musozo. Yego, karibu. Urakoze Mana, uri Imana ibera hose icyarimwe, uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, uri Imana ireba, uri Imana yirebera ntabwo irebeshwa, uri Imana yivugira ntabwo ivugishwa, kandi uri Imana itishimira akarengane, uri Imana irenganura. Hanyuma urenganure abarengana, ababaye nubahoze, abarira nabo nuko nguko, abadafite abavugira nubavugire. Mwisi tujya tubura abatuvugira, ariko wowe turugufite nk'umurengeze ngo tuvuge. Mwisi turaba turwanira, ariko wowe turari urahari ngo turwanire nk'uko ubyivugiye. Mwisi tubura abaturengera, ariko urahari ngo turengere. Ngaho ni uri kuturengero kandi utwiteho mu izina rya Yesu. Hanyuma ibiduhiga nubihige, ibiturwanya nubirwanye, kandi ibidutera nabyo nubitere mu izina rya Yesu. Amena, amen. Amena, arakoze cyane. Reka tuvuge ngo naho ubutaha twongere atuzaniye ubundi butumwa. Turizera ko Mwuka w'Imana ari muri we, kandi ubwo azamenya andi makuru azayageza ku bakunzi b'Ishimwe ry'Imana TV. Shalom, shalom, turabakunda cyane.